bakunzi ba filime ndi umwere mwihangane, filime yanyu twayisoje ariko ni season 1 twasoje, tugiye kubakorera season ya kabiri. Gusa in the meantime mbafitiye surprise. Murabona ko turi ahantu naje gukorera photoshoot y'amafoto ya anniversaire, niyo mpamvu kuri anniversaire yanjye nifuza kubaha impano ya filime. Ni filime irangira, ni filime nziza iriho ubutumwa bwiza. Ababyeyi mwigire hano, bahungu batoya, namwe bakuru, namwe I went from this. I went from this to this. It's not just about changing. Yes, mwambonye muri new look. Ibi ni ibintu bishyashya nanjye ndi kubyiga, gusa mubanze mumbwire yuko ari byiza pe. Ndabasoje cyane, ndabishimiye abakunzi ba YouTube channel yanjye, YouTube channel yanyu Kimenyi Tito. Ndabashimiye cyane yuko mukomeje kubana natwe. Nyuma yuko dusoje filime yanyu mukunda, nyuma yuko dupfuye kuyihagarika tutababwiye ngo tunabateguze, ariko ubu ngubu turahari. Nagiye nabanje guca muri salo ngo bampinduriye look ku byo turi kubategurira. Murabizi yuko tutapfa gukora ibintu tutababwiye, turi kubategurira ibintu byiza kandi ndabizi ko muzabikunda. So uyu munsi twe dufite gahunda yo kujya muri shoot y'amafoto. Ni amafoto ya anniversaire kuko mfite anniversaire ku itariki 8. Ni nayo mpamvu napanze yuko ku itariki 8 hari ibintu bikomeye nzabagezaho, ariko twabanje guca ku mumotari akora udukoryo uko twe byaje kuturenga turumirwa. Ntago nari nzi ko umuntu nk'uyu nguyu yakora ibintu nk'ibi, noneho kuri moto imeze gutya ni ugufata risk. So inshuti zanjye, yego twahise tugera kuri studio Kacyiru aho twagombaga gufata amafoto ya anniversaire. Hari amafoto ya anniversaire twagombaga kubafatira. Tuzashyira kuri Instagram yanjye, ngira ngo Reda ahubwo yagezeho. Wagera kuri Instagram yanjye ni Kimenyi Tito, kimwe nko na TikTok yanjye ni Kimenyi Tito, n'izindi mbuga nkoranyambaga zose ni Kimenyi Tito. Ugakora like, share na follow, hanyuma tukabana. Turangije photoshoot y'amafoto, ariko ni session ya mbere twari dusoje. Hagiye kuzona session ya kabiri. Ikintu gihari, iyi karuvate ntago ndanyambaye, nese nyambare nshaka gushyiramo aburutere, ahubwo arimo hari mikoro iri buze gukaka. Okay, ngwino hagarare, ngwino hano nkubwire. Okay. Bakunzi ba filime ndi umwere mwihangane, filime yanyu twayisoje ariko ni season 1 twasoje, tugiye kubakorera season ya kabiri. Gusa in the meantime mbafitiye surprise. Murabona ko turi ahantu naje gukorera photoshoot y'amafoto ya anniversaire, niyo mpamvu kuri anniversaire yanjye nifuza kubaha impano ya filime. Ni filime irangira, ni filime nziza iriho ubutumwa bwiza. Ababyeyi mwigire hano, bahungu batoya, namwe bakuru, namwe bakobwa, bafite filime nziza bita Bungu ya mama cyangwa se Mama's Boy. Ni filime nziza cyane, I know muzayikunda muri benshi. Ni filime nziza cyane, nshaka kubaha nk'impano from me to you my fans. Mu gihe turi kubategurira filime ndi umwere season ya kabiri. Ni filime rero muzayikunda, ni filime irangira, filime y'isaha imwe n'iminota nka 30. izaba iri about what? Okay, tambaha agahinda. Ibaze umuhungu ungana nkanje cyangwa se unandota, ariko ibintu byose ukoze ubibwira mama wawe. Waba ugiye gutera akabariro, mama wawe akamenya. Waba ugiye mama wawe kurya, ni mama wawe. Ibaze rero umugore wawe yarafata ko iyo abyumva ko ni ibintu nyine n'ubuzima busanzwe. Ndabizi ko hari abantu benshi bazigera kuri filime
hari n'abandi zigisha bagomba kuva ku ruhande rw'ababyeyi n'urubyiruko. Iyi ni filime nziza udakwiye gucika, ugomba kuyisharinga inshuti yawe. Nakubwiye ngo ni impano nzaba mbihaye from me to you. Mu gihe turi kubategurira Noheli, iyi filime izasohoka ku itariki 8 z'ukwa munani. Yes. Hanyuma ejo cyangwa ejo bundi turaba trailer yayo. Ubwo ni ukuvuga ngo trailer ishobora gusohoka ku itariki sinibuka neza, ariko trailer nayo mugomba kuyibona. Ni filime udakwiye gucika, aya mahoro utayafite rukora urakora. So guys, ndabakunda cyane, ndabakunda nubwo niyo mpamvu nabateguriye iyi filime muzayikunda. Harimo abantu benshi batandukanye. Shuri ngira ngo muramuzi, Shuri twakinanye muri mu ruho wanjye, Shuri twakinanye na Amerika, harimo Mama Rita twakinanye mu ruho wanjye. Bose ni abantu musanzwe muzi, musanzwe dukorana buri munsi, nyine baba bahari. Ndifuza yuko iyi filime iba icyitegererezo, ikaba n'ikintu kizaba ikintu kirekire, isomo abantu benshi bazakuramo. By the way, compliment me kuri my new look. Show them. Umusatsi wanjye wakoreye muri Rista, umufotografe wanjye ni Vanel, umuntu waraninze ibi bintu byose ari behind the camera ni Osmaredo. Bereke uhuriwe. Yaraninze ibintu byose from morning. yamvunishije pe Ururabo rwiza twarukuye muri Neo Flowers. Ukeneye indabo zose nziza, haba muri n'ibiryo ni muri kodiyo haba muri birthday, haba mu graduation, haba hehe, ururabo rwiza n'ahandi ni muri Neo Flowers. Bakora hariya mu sale Natoro, tubabona nimero zabo zishyiraho. Hanyuma ukeneye ibiryo byiza n'ahandi usibye muri kodiyo, babishyiraho amafoto twakoresheje iyi horo. Dutangira neza. umeze gute? Uru rurabo rwavuye muri Neo Flowers. Igihe cyose ukeneye ururabo n'ahandi warebera usibye muri Neo Flowers. Njyewe n'uru nari nkeneye muri shoot y'amafoto yanjye, so n'uru nguru nahisemo. Nawe ariko ushaka ururabo n'ayandi mabara menshi, ubundi bwoko bwinshi bw'amarabo washaka, wakenera indabo zose, nta handi ziba usibye muri Neo Flowers. Bakorera i Remera, sale Matoro, kinjiramo kabisa tubabona ahantu baba bari. Neo Flowers. bakunzi banjye rero, ikintu ndi kubasaba ntago kigoye. Ikintu ndi kubasaba ni uko iyi filime bita Mama's Boy cyangwa se Hungu ya Mama isohotse ku itariki 8, mwayisharinga ababyeyi mukayireba, abana mukayisharinga. Nimba ufite inshuti musharinge muyirebe. Shaka ko igera ahantu kure, shaka ko muyireba. Like, ni filime nziza, irimo full life lessons, harimo ibintu byinshi twakwigiramo kandi bikatugirira umumaro, kuko duhura n'ibintu byinshi muri ubu buzima. Ntuzi ibibera mu rugo rwa runaka, ntuzi ibibera mu rugo rwa runaka, rero ntabwo umenya ngo ni ibiki bijya mbere. Ariko iyi filime njye ndabizi yuko muzayikunda, kuko harimo amasura menshi atandukanye nk'uko nabibabwiye. Harimo abantu bazi gukina, harimo abakinnye mu muruho wanjye, harimo abakinnye muri Ndi umwere. So urumva yuko ari ikintu muzakunda. So nyuma y'ibyo byose rero, amasaha yo kurya yarageze, ko twakoze shoot, twiriwe twiruka umunsi wose. Igihe cyari kigeze ngo turye ibiryo byiza byavuye muri kodiyo, niho tugiye kurya, tugasangira, tukishima. Aya mafoto muzayabona ku mbuga nkoranyambaga zanjye, bwa YouTube. Nshaka kuzashyira ariko ntaze, sinzi, ariko kuri Instagram yanjye ni Kimenyisito, mwageraho mukareba amafoto yose ariho. Ni ukuri ndabakunda kandi ndabashimira. Iyi filime ndabinginze muzayirebe. Let's go.
ikindi ndabizi hari abantu batakunze ukuntu filime Ndi Umwere ya season 1 yarangiye, ariko ushobora kuvuga ati njyewe wenda nifuza yuko byagenda gutya, nifuza yuko uyu muntu yabona justice gutya, uvuga ati ubutabera nifuza ko yabubona gutya, cyangwa se ati nifuza yuko mwabikora gutya na gutya. Nimba hari idea ufite, twandikire muri comment tubwire, dusharinga ibitekerezo. Murabizi ko akenshi ibitekerezo dukoresha ni ibitekerezo byanyu, so mutwandikire tubwire ati njye ndumva byagenda gutya, ndumva bimeze gutya na gutya, ubundi tubibakorere. Tubibutsa yuko tugiye kubahereza filime Mama's Boy mu gihe turi gushutinga season 2 iriya series Ndi Umwere. So iyi filime Mama's Boy iracaho ku itariki 8, ari kuwa gatandatu tuzayibahereza tuyirebe, nirangira tubaye n'indi. Ikintu mutazatuburana muri uyu mwaka ni filime. Murakoze cyane.